ikuzimu hakozwe inama sindazijyamo sinziza ngo satani bantu bavuga imigambi yo kunaniza abarokore n'abasenga ko bazabikora, abandi bavuga ibindi, abandi bavuga ibindi, abandi bavuga ibindi, batanga ibitekerezo badayimoni byo kunaniza abakristo. ku ruhande hari aka kadayimoni gato katagira imbaraga karimo kabuye ikiziriko, ngo satani akabati nkawe urimo urakora iki, turagira inama uri aho ngaho, ngo aravuga ati ngiye bavuga mu ndimi sinumve, bakavuza ipendo ngasohoka, none ngiye kino kiziriko mbo shaka kugishyira ku maguru, bajye bagenda babwirize buzura umwuka we, ariko nibataha batongane, nibataha bahemukirane, haturu n'uruziriko ngiye kujya mbazirika buzura umwuka wera, bavuge mu ndimi mu rusengero bashyuhe, ariko bagisohoka nkurure batukane, nkurure batongane, nkurure urugo rusenyuka, nkurure abana bave mu nzira, nkurure basambane. Iyo nama ngo dayimoni ngo arayishima ngo iyo niyo, noneho n'abanyembaraga nimushaka ibiziriko. Iyo ari abantu baririmbira ku kiziriko kandi urumva iyo nama y'umudayimoni w'umunyantege nke yariyo. Hari umwana wavuze ngo ariko papa ngo niba Yesu azaza muri mu rusengero muzajya mu ijuru, kuko nibwo mbona ukundana na mama muri mu rusengero. Baba beza bari mu rusengero, nicyo kiziriko yaboshye rero. Genda utera ikorasi uririmba my husband, uvuga ibyo ushaka byose ubyine. Ubwo bafite sayide ebyiri, papa wo mu rusengero atandukanye na papa wo hanze, ariko umwana arabivuze ati papa icyama Yesu akaza muri mu rusengero ati mbona nibwo mukundana. Hari inkuru numvise ngo umwana ngo bashyitsi ku cyumweru baje, ba pasiteri baje bari mu rugo avanye n'abashyitsi ku rusengero, ahita aza afite n'icupa ati papa ya byeri yawe bayi ikiziriko. Shaburane ko kantu wagasubiyemo koko, ngo uvuga ngo nk'uko nyine uvuze iby'ikiziriko, bamwe baba bafite impu ebyiri, tuzi ko umuntu ari runaka mu rusengero ariko afite n'uburyo ikiziriko kimukurura kamera hanze. Nawe rero yari pasiteri atahana n'abashyitsi, umwana we nta makuru afite, azi ko papa ari muri salo, azana icupa, papa ya byeri yawe bayimazemo. Gusa aho wabyisobanuramo gute? Kiziriko ninde wakiboheye? Ni nyir'ubwite. Ninde waguteye inda se bakijyanyemo? Indi maze gufata ukayikuramo kiyica ugata muri toilette, wa mwana aracyariraho wamujugunye. Ubwo kuba ari ukongera kuzirika. Iyi nuvanguwe nubwo uri mu byina ariko haragahinja kari ahantu mu mwobo gakurura, karimo gakurura ni ikiziriko. Ngibyo urabikora ndakwihorera. Ikibabaje abo nabo, yego, hari igihe bavuga ngo mana wantabaye, mana ndengera, hindura ibyanze guhinduka, kandi wabijambije hirya. So rero dusobanura ngo 14 days of deliverance from bondage and evil art. Ibicaniro bibi hari kiva mu muryango wawe, kuko baraguje, baterekereye, babanzwe mu gisekuru. Hari imiryango ibyara ibinyendaro, bari sije babivuze, hari imiryango idashingira, hari imiryango ibyara itinze, hari imiryango ituba ku rugo, hari imiryango ipfakara, hari imiryango ipfakaza, hari imiryango indwara zidakira, ubuzima bidinze bikanga, hari imiryango biga ntibagira akazi, hari imiryango babaho mu mibabaro kandi batakabaho mu mibabaro. Urakoze cyane. Tukiri aho rero kuri iyo miryango yose, ku mbaraga z'Imana ibyo biziriko bibasha kuvaho n'ijana ku ijana, kuko Yesaya 10:27 haravuze ngo umutwaro bakwikoreye n'uburetwa bagushyizeho bizamarwa no guseka. Haleluya. Ubumwe bw'abera ministries bwabateguriye amasengesho y'iminsi 14 azahera ku wa kabiri w'icyumweru gitaha, avuga ngo ko dukwiye kubohoka tugasohoka mu bintu byose byari tumereye nabi. Ukwezi kwa karindwi, kwa munani, kwa cyenda, kwa cumi si amezi yoroshye, ni amezi ateye ubwoba. Niyo mpamvu tuzatangira amasengesho avuga ngo deliverance from the bondage and evil altar.
niyo mpamvu tuzabana nawe biciye kuri Zoom ndetse n'uburyo buri live kugira ngo tubashe gusenya ibyo bicaniro cyane. Ndabararitse mwese aho muherereye muze dusenga ayo masengesho yo kubohora, guca imigozi, kurandura karande no kwinjira mu masezerano akwiye hamwe na Revera Ntambabazi Jean Baptiste. Muhawe ikaze ku Ubumwe bw'Abera Ministries. Si idini, si itorero, nta nubwo rigenda kuba ryo, ahubwo naho umuntu se duhurira akabohoka. Guma mu itorero ryari kubohoke, guma aho bari kubohoke, maze tugaragaza umusaruro w'ibyiza. Hallelujah. 14 days of deliverance from the bondage and evil altar ku buzima bwawe. Ngwino dukorera Imana kandi ugume mu itorero ryawe urushaho kubohoka. Mwifurije ibihe byiza, hazasenywa ibihome, indwara zizakira, abantu bazaba online, umuntu wese abireba. Mwifurije umugisha w'Imana hamwe na Revera Ntambabazi Jean Baptiste. Shalom, shalom. Soje nanone nkwifurije ikaze kugira ibihe byiza ku Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Tugeze ku munsi wa 7 w'amasengesho, ariko ni mu kiganiro cya nimugoroba, mwanira bawe cyangwa se Build an Everlasting Legacy. Turabasuje rero kandi tubabwira ngo mukomeze mubane natwe, musengane natwe, ibintu bigende neza. Abantu bari mu Rwanda, abantu bari hanze y'u Rwanda, mwese turabakunda kandi tubifurije gukomeza kugubwa neza. Ndacyari kumwe na Mushumba n'ubundi. Wiriwe neza Mushumba? Yaniriwe amahoro, ndanezerewe. Imana ibampere umugisha abantu b'Imana bose. Mbabwira ngo Yesu abamfashirize mu byo banyuramo n'ibyo bacamo, kandi Data bagiriye neza. Tumwe kubibutsa nubwo turi mu masengesho tugeze ku munsi wa 7. Yego. Mbibutsa abantu ko igikorwa ni ukuri cya mitiweli kiregereje, kinda gusozwa. Nuvuga ngo ubundi abatanwa bavurwa biza kugorana. Wowe ufite rero umutima muri aya masengesho byungukiremo, bikoreremo, hanyuma uduhamagare tugufashe. Ndashimira umuntu witwa izina naringiye kuvuga ariko ba Jonathan ni benshi Kigali wamumenya. Ayohereje yarahageze, undi mwene da turi muri Amerika bijanaje byarahageze. Ibyo byose byagiye bikora ya mirimo n'abandi batandukanye. Ubwo ndavuga bari updatinga. Hari undi waje 15 na Imana imuha umugisha aherereye. Urumva kumwe birakorwa byose. Nge nicyo nashima kurutaho. Kandi impamvu Imana yanze ko dukoresha Zoom utagira ngo hari ibindi, kwari kugira ngo tumusengere ku giti cye. Nibyo biryoha kuruta uko muhurira ahantu. Bondo umuntu ku giti cy'ibyo byagombye kubibanga. Kandi muzi ko Ubumwe bw'Abera tuba twifuza ko igikorwa cye kibibanga no gusengerwa bibibanga. Yego. Abashimye abantu bose, Imana ibaha umugisha. Rero uyu munsi wa 7 dusoza icyumweru twinjira mu kindi. Nifuje ko tuganira ku bintu byo gusasa inzobe by'ukuri. Ese yakubwiye ngo iminsi 14 yo kubohoka, yo guca imigozi iziritse n'ibicaniro bibi, ubundi wumva ari ibiki? Ibicaniro bibi ni ibi. Cyambere ni umugozi ukuboshye. Yego. Aba bantu badukurikiye gusa amusosore kuvugira ijambo. Ngewe ibintu maze kubonera kuri YouTube birenze uko umuntu atekereza. Kubayikurikira cyangwa kubabikora nyine na bayikurikira. Yego. Ati mbaye ngifungura itinarose ikintu, ati mpita nkibona, ati ndagira nsonera ko wakibonye. None se ngo nkora iki? Kandi ibiganiro byaravuzwe. Kuri areba gace ntiyumve ikiganiro ngo yumve uko bimeze. Ntabwo yanacyumva akakubaza ibyo wigeze kumubwira mbere ngo mbese nakora iki. Yego. Ubundi ikiziriko kiboshye ubuzima bwawe kiri mu buryo butatu. Hari ikiziriko cy'amateka y'iwanyu mabi akuziritse. Yego. Hari ikiziriko cy'uko Satani yagusabye mu buzima bwawe, hakaba n'ikiziriko ubwawe wiboheye. Amateka yo mu muryango mabi. Satani yaragusabye n'ikiziriko wiboheye. Umuntu se ndumva ari byinshi. Aya
ntawe bihurira hari bitatu Eh, umuntu afite kimwe eh, kiba ari kimwe kiba ari kimwe ariko kikakuzengereza. ariko ushaka wakiyongereraho n'ikindi. Ibyo navugaga urumva duhere ku kihe? nakubwiye bitatu, duhere ku kihe? tubikurikiranye nk'uko wabivuze. oya hera aho ushaka humva guteye confusion. Ane confusion na ukuntu Satani agenda akagusaba atagusaba kuri nde biremera. Bibiliya itubwira ko nta kigeragezo cyagoretse ari rusange ku bantu. Yego. kandi Imana yemera ko kitugeraho. Yego. Se ibigeragezo ninde? Ni Satani. Imana ikakingura akaza akakuvangira kabisa. Sibyo? Kuki Imana ibyemera? Ibigira ngo rebe urukundo tuyikunda. Twe bire yavuze. Gaba Imana ikundira abacyaha. Kandi abo yemera bakubita ibiboko nta nubwo ari n'akanyafu. Ni ibiboko. Abo yemera. Ubwo ni ukuvuga ngo igukunda iraguhana. Koherereza kugira ngo irebe urukundo uyikunda cyangwa kuyibeshya. Rega buriya wewe nushaka kumenya uburokore bw'umuntu ntuzamurebere mu ikorasi, ntuzamurebere mu kwigisha, uzamurebere mu bintu ibi mu gasatsi gateretse neza. Uzamurebere mu bintu ibi bitatu. Mu kigeragezo yakwisha ko gategereje Imana ngo imutabare. Uzamurebere mu cyubahiro no mu mafaranga. Niho umenya ko uwo muntu yari akijijwe. Ubwo agakiza nyakuri cyangwa amafaranga agerageza agakiza k'abantu. Akwereka umuntu uwo ari we. Yego rata. N'icyubahiro kikwereka umuntu uwo ari we. Ariko mu bukene abantu bose bariyorobeka. Mu icyubahiro urebe. Bamera neza. Mu ikashi urebe. Arakwereka uwo ari we. So rero ab'Imana ikundira abacyaha. Kandi abo yemera nk'abana bayo yikubita ibiboko ibakubitisha ibyo Satani. Akaza akavuga ngo iwanyu nta karande ziriyo, iwanyu nta muvu muriyo, ariko nk'uko biragaragara. Yavuze ngo nubwo wanshutse ugatuma iyo bumuteza muhora ubusa muhora gatse, Imana yemeye ko yakoze ikosa. Ko batari ko umugaragu wanjye yo bukunta nkunda tereka reka wamuhaye byose. Nuko afite bikoreho urebe ko yongera kuvuga bikoze harangije avuga ibintu 8 avuga ngo Imana ndayihakanye, avuga ngo byose nabihaye n'Imana irabyishubije njyewe nirishimwe. Satani baramwaye ngo bongeye gura tubonye umugaragu wanjye nuko banteye kumuhora gatse, ati umuntu yatakaza ibyo afite byose, kora ku mubiri urebe. Yani yamubwira Satani ngo umubiri ndawo hariho nk'imyubugingo bwe. Akimutera ibishyuta baravuze n'umugore baravuze umuriro buratse. Baherufazi baraza n'abatemani bose baraza. Ati wakwihakanye yo Mana. Umwana ati ubundi mupagani nkaye ni gutati n'ukuri simbemereye ko ibyo muvuga ati no gupfa nzapfa nkiri inyangamugayo. Ubwo ni icyo cyageragezo cyazanywe na Satani cyangwa ikiziriko. Ni ikiziriko cye. Ni hahandi na bene so bagufataho ijambo. Yes. Kandi biturutse kuri mugeragezwa. Naho bene so nta jambo bagufataho ko mwese muri situation imwe. Icyo ni cyakarande. Yego. Hakabikigira igiziriko wizaniye. Ukakibahera wenyine. Ayo makuru sinayahagazeho. Ariko n'umunsi ntatubwira 48 gutyo. Aratubwira ngo ikuzimu hakozwe inama sindazijyamo sinziza. Ngo Satani banose bavuga imigambi yo kuraniza abarokore n'abasenga ko bazabikora. Abandi bavuga ibindi, abandi bavuga ibindi, abandi bavuga ibindi. Batanga ibitekerezo. Badayimoni. Byo kunaniza abakristo. Ku ruhande hari akadayimoni gato katagira imbaraga. Karimo kabuye ikiziriko. Ngo Satani akabati nkawe urimo urakora iki? Turagira amahoro aho ngaho. Ngo aravuga ati ngiye bavuga mu ndimi sinumve. Bakavuza ipendo ngasohoka. None ngiye kino kiziriko mbo shaka kugishyira ku maguru. Bajye bagenda babwirize buzura umwuka we. Ariko mbafite kuki. Ariko nibataha batongane, nibatabahemukirane. Haturu n'uruziriko ngiye kujya mbazirika buzura umwuka wera, bavuge mu ndimi mu rusengero bashyuhe, ariko bagisohoka. Nkurure batukane, nkurure batongane, nkurure urugo rusenyuka, nkurure abana bave mu nzira, nkurure basambare. Iyo nama ngo dayimoni ngo arayishima ngo iyo niyo. Noneho n'abanyembaraga nimushaka ibiziriko. Iyo abantu baririmbira ku kiziriko baka. Kandi urumva iyo nama y'umudayimoni w'umunyantege nke yariyo. Hari umwana wavuze ngo ariko papa ngo niba Yesu azaza muri mu rusengero muzajya mu ijuru, kuko nibwo mbona ukundana na mama muri mu rusengero. Baba beza bari mu rusengero.
nicyo kiziriko yaboshye rero. Genda utera ikorasi uririmba my husband uvuga ibyo ushaka byose ubyine. Ubwo bafite sayide ebyiri, papa wo mu rusengero atandukanye na papa wo hanze, ariko umwana arabivuze ati papa icyama Yesu akaza mu rusengero ati mbona rwo mukundana. Hari inkuru numvise ngo umwana ngo bashyitsi ku cyumweru baje, ba pasiteri baje bari mu rugo avanye n'abashyitsi ku rusengero, ahita aza afite n'icupa ati papa ya byeri yawe bayi ikiziriko. Shaburane ko kantu wagasubiyemo koko. Ni ukuvuga ngo nk'uko nguko nyine uvuze iby'ikiziriko, bamwe baba bafite impu ebyiri, tuzi ko umuntu ari runaka mu rusengero ariko afite n'uburyo ikiziriko kimukurura kamera hanze. Nawe rero yari pasiteri atahana n'abashyitsi, umwana we nta makuru afite, azi ko papa ari muri salo, azana icupa, papa ya byeri yawe bayimazemo. Ubwo se aho wabyisobanuramo gute? Kiziriko ninde wakiboheye? Ni nyir'ubwite. Ninde waguteye inda se wakijyanyemo? Indi maze gufata ukayikuramo kiyicuka muri toilette, wa mwana aracyariraho wamujugunye. Ubwo kuba ari ukongera kuzirika. Iyi nuvango we nubwo uri mu byina ariko haragahinja kari ahantu mu mwobo gakurura, karimo gakurura ni ikiziriko. Ngibyo urabikora ndakwihorera. Ikibabaje abo nabo, yego, hari igihe bavuga ngo mana wantabaye, mana ndengera, hindura ibyanze guhinduka, kandi wabijambije hirya. So rero dusobanura ngo 14 days of deliverance from bondage and evil art. Ibicaniro bibi hari kiva mu muryango wawe, uko baraguje, baterekereye, babanzwe mu gisekuru. Hari imiryango ibyara ibinyendaro, bariye si igihe babivuze. Hari imiryango idashyingira, hari imiryango ibyara itinze, hari imiryango ituba ku rugo, hari imiryango ipfakara, hari imiryango ipfakaza, hari imiryango indwara zidakira, ubuzima bidinze bikanga, hari imiryango biga ntibagira akazi, hari imiryango babaho mu mibabaro kandi batakawe mu mibabaro. Urakoze cyane. Tukiri aho rero kuri iyo miryango yose, ku mbaraga z'Imana ibyo biziriko bibasha kuvaho n'ijana ku ijana, kuko Yesaya 10:27 haravuze ngo umutwaro bakwikoreye n'uburetwa bagushyizeho bizamarwa no gusenga. Yego, hanyuma neza. Haleluya. Ijambo ngo nzababohora buri mugozi wose babashyizeho. Ubwo twari tumaze kuvuga kuri ku biziriko bitatu, tumaze kurebamo kimwe icya Satani, nicyo twari tumaze kureba. Tumaze kureba nyine. Ubwo tukirangire se? Yego. Ahubwo tutugeze ku kiziriko cy'Imana, kiziriko cya karande. Cyo mu muryango. Yego. Kiriya kikwicana isuku. Nta mweru ugira. Abantu babazi ko ari amahoro cyane. Mvuga ngo hari n'igihe kiyaranje abantu bakagutekereza uko utari, kavuga batari ko yaragezeyo kandi we nta naho urarenga. Yarahaze dore uko abyibushye, kumbi ni stress. Kuko iyo karande yo mu muryango ifunga amahirwe yawe yose ahava akagera. Kuba batakonaga adakeneye amafaranga, ariko buri ati mba mbona posting ameze neza sinamurangira akazi. No mu batekereza ntabwo yagutekereza. Ariko ni cya gicaniro kivuga kurongora utinze umukobwa mwiza uri icyo ariko shwi witwara neza ni iki, kandi ugasanga wa wundi wabyukiye mu kantu abagutanze. Ibyo nibyo bicaniro bibi. Umwana w'Imana witwa Gideon we yarabimenye. Imana iramubwira ngo wa munyembaraga watereka, ariko iby'imbaraga tubireke. Ntazo mfite, ndi umuhererezi kwa Yowasi. Yowasi yari umutambyi wa Bayali, bigirwamana, afite n'ibigirwamana kiriwe. Kandi Yowasi akomoka kwa Manase. Kandi Manase yari umwana w'imfura, ariko bagiye kumuha umugisha bamuha ubumoso.
Efurayimu bari bangwa bati papa koze ibiki ko ari we mukuru Yesu yarabyarariye ngo ibyo nkora ndabizi ngo n'ubundi yazakomera ariko muri umuntu azamurusha gukomera Benjamin rwose yego arangije nako Efurayimu cyari mbere Efurayimu hari Efurayimu ntago ari Benjamin Efurayimu noneho arangije urumva aravuga ati nibo kwa Manase mu muryango uciriritse kandi ikindi ni n'umuherereza marayika aramubwira ati Gideyoni byihorere genda uko izo mbaraga zawe zingana si imbaraga z'amaboko ni imbaraga z'imitekerereze kandi atari ko Uwiteka ya magambo zana bamwe batubwiraga n'abiriya bindi batubwiraga ibyo bintu byose byagiye batubwiraga bumvaga inkuru z'ubutwari bwa ari masekura avuga atari mbwira ivyo bintu Imana iramubwira ngo genda uko izo mbaraga zawe zingana nizi n'imbaraga z'ibitekerezo mbere na mbere gusenya ibyo bicaniro ni imbaraga zo guhindura imyumvire kabiri ni amahame ndagukurikiye jewe amahame narayavuze kuva kera niba waratanze amafaranga uraguje uterekera ukabandwa kuki bakubwira ngo tanga iyi mbuto ukiri ukabyanga kandi amaraso ya Yesu Kristo hari mu gitambo ni Kristo se rene ko ayo maraso akuriho kuki utabyaye kuki urwaragurika kuki ibicaniro bikurondora kuki ugumyaho mu rusengero ngo uri icya cumi cy'umukobwa kibaho icya cumi cy'umuntu kibaho hankurikira ibyo ni ukwihesha amahoro ngo ni igihe cy'Imana kitaragera kumbi ukeneye deliverance ukeneye kubohoka ahantu hambere ni mu mitekerereze kuko Gideyoni uyu nguyu yari arimo asekura ingano ariko gera ingwa zisekurira mu umuvure barahasekura cyangwa barahengera oya ni ukuvuga ngo yahinduye uburyo kugira ngo Abamidiyani ntibabibona yego bari munsi y'igiti cy'umwera yibaza ngo ariko ngo zamana na zambaraga na bya bindi abyibaza ngo yavugaga ngo reka nzihishe nibura umwaka utaha Imana rutabara tubibi yumvaga ubutazi uva ku Mana abandi bagiye kwihisha abandi bari mu bihanamanga n'utwo kurya barimo baraturya warimo aratubikira kuzabiba Imana yavuga ati nubwo ari umuhererezi ise akaba akorera Bayali ndagendera kutekerezo by'uyu mwana ititaye ku muryango iramubwira ngo genda uko imbaraga zingana ariko imuha kondisiyo iramubwira ngo genda ubanze usenge igicaniro cya Ashera kiri iwanyu inkwi zacyo uzishyire ku gicaniro ubaga inka ya so muri iryo joro nurangiza nawe ugenda ufate mu mukumbi wawe ugenda utanga igitambo abanje kwica karande yo kwase niko Imana yamutumye ufata Ashera uyitemagure uyirambe ku gicaniro uyicirisheho inka ya so ubwo ni by'umuryango nurangiza nawe ujye ku kandi gasozi untambire y'ikimasa cyiza kubera iki yabikoze ngo bukeye Ashera basanga ntayagihari bararakara bati umwana yacu yagiye Yesu arababwira ngo ariko mwashaka yeki Yowasi shaki ku muhungu wanjye niba ari Imana niyiburanire bari kurenza iki amwitarero barize muri kubera iki yashenye ntuze Bayali yabo ariko amaze gusanya Bayali yo kwa papa we akwiyeho ubutambyi bw'icyaha cya kamere yigiye imbere atanga igitambo cye bwite kugira abashe kurwana urugamba biturutse kuki ku myumvire mbere na mbere step ya mbere ishobora gutuma usenya ibicaniro bya karande ni imyumvire n'imitekerereze agakurekeraho iki kumvira ugakora ibyo usabwa nibyo mbonyemo ngewe kumvira ugakora ibyo usabwa nibi nose mukeshuka yaramubwiye ati niba uri marayika asigara hanga njye kuzana ituro ati wegenda ngaragenda za twa baze n'isupu ashyira ku rutare atungaho inkona ahita yigendera ati mbonye cyane uko mbonye Imana ndi mu isi y'abazima ariko bivuye kuki ku mitekerereze yo kwanga ngo nuko ngenye ngo niko Imana nyine yabigennye nta kundi yabishatse nuko yabigennye yaginye kubaho nabi wamenye ko ari karandi kunywe kurondora bicaniro bigucanye babikwaka bikumereye nabi
indwara zidakira nk'ubu ngewe kuva nta n'ibanga njya mbihishamo kuva mfite imyaka 58 hafi 40 nkinjira muri za 60 nta mahoro nigeze ngira buriya nta mahoro ni 59 nta mahoro nigeze ngira 58 hasi ko niteza gurisha ingeze za 15 buri munsi ibaza umwaka wose minsi 300 kuba wumva amafaranga yagiye hari misambi ingana iki uzi impamvu byambayeho nuko iwacu nta warenzaga imyaka 55 kuba ubwabyo narenze imyaka yari yadushyiriyeho yo gukenyuka icyo kiziriko cyahoraga kugira ngo mbomore ikirere ninjire ngikubite yego byansabye amafaranga binsaba ibitekerezo binsaba no kuvunika n'uyu munsi nkirwana nabyo yarabimbwiye tugikorera mu rugo sinabikubwiye none se ntubibonye bune ariko buri ikigusetsa ushobora gusanga umwaka utahana nta n'agakorora afite kuko ikirere nakibomoye ubu mvuga ngo nashenye karande y'iwacu nashenye ibicaniro by'iwacu abanjye bazagubwa neza ngiyi inyungu yo kurwanya icyo kintu tukakivana mu nzira amen urabyumvishije birasobanutse pe rero abantu bigirije bakabishyira ku ruhande ni kazi kanya ariko uzi umuntu ubabaye none ikintu kinjya ni kimwe ngo kana kayamure derivance ntibyakunda ibyo sinari impari kuvanga ibintu ntabwo nari impari ahubwo wivanga hindura imyumvire n'imitekerereze korashyiraho umwete amagara Imana ikintu cyose ugipanga gishobora kwemereka kagenda neza muhabwe umugisha n'Imana turari ngo tubasengere muduhamagare dusenge ibicaniro ubu twivugiye ku biziriko igicaniro tukivuzaho gake ariko turakivuze burya yego shalom